Alo? Alo? Gakwe, ariko bera n'ibiki barayikoze muri pati y'undi mwana. Nakoze ibiki se kandi? Ariko nugira n'isoni ushatse kuvuga yuko ntabyo uzi. Yamaye, ariko menya hari uwakuntumyeho. Ariko se kwa kuri seri, ntabwo wibuka ibyabaye nijoro. Oya nabyibuka cyane, kuko ndibuka yuko nimugoroba twagiye mu kirori nyine muri pati. Noneho mu gitondo nyine nkisanga rwose natashye ndi mu rugo da. Cyakora inzoga ni akagabo, ntiwibuka n'igihe watahiye. Reka, kubyibuka se biramarira iki? Icy'ingenzi si uko natashye. Iyo aho wibuka ibyo watashye ukoze cyangwa wagize ngo watashye kubw'ubushake bwawe. Ariko rwose nawe urasetsa, none se ubwo nataha gute atari ku bushake bwanjye? Urumva se byakunda ntabishaka? Ariko Gakwe, twaraye urwanye na nyir'ikirori. Gwiki, sha rwose reka nkubwire nanakubwiza ukuri pe. Buriya Gakwege niyo naba nasinze nanyweye izahehe. Buriya nkunda ubuzima bwanjye, ntabwo najya kwishora kuri cya Rudoviko rwose nkireba. Ruriya runtu se buriya natwishoraho koko. Aha, ngashyira telefone yawe ku kundi gutwi wumve. Ibyo nabyo se, ibyo rwose biba byoroshye, reka mbikore da. Rwose ibyo ngibyo ni ibintu biba byoroshye. Urumva rwose? Alo? Alo? Wanakumva se? Ndi kuvuga ariko. Alo? 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 Nge ndimo ndakumva. Kutavuga? Ndi kukumva, ntabwo unyumva se? Alo? Ariko si igihe navugiye ntabwo unyumva. God have mercy upon us. Noneho ndi kukumva hano. Aha, ibyo nibyo nakubwiraga rero. Ongera uvuge twumve, ongera uvuge twumve. Ndi kukumva, ntabwo unyumva se? Alo? Alo? Kutavuga se? Ntabwo ndimo kukumva. Tega amatwi nkubwire. Yamaye, hano se aho ko numva nkumvishe. Ibyo nibyo nakubwiraga rero. Yamaye, none se ugutwi kwanjye kwabaye iki? Tega amatwi mbikubwire. Nta kibazo rwose, dore ndayateze neze kumwe kuko ukundi ko ntako mfite. Reka uko gusigaye kuko nakwitangira kuba kwagiye. Sha rwose mbwira ibyo mbwira. Dore wagize gutya utangira gusinda bya nyabyo. Ngewe nsinda. Ariko buretse mbanze nkubwire w'imvange. Mbwira ntari bineze amatwi. Nakomeza ugutwi nyine kuko ni kumwe. Nyuma y'uko uzinyweye ukazihamya koko. Ziba zikongoje kwiyenza kuri Rudoviko nyir'ikirori. Ariko se koko tuvugisha ukuri koko izina ry'Imana. Ubu ngubu nagiye kwiyenza kuri Rudoviko mutareba koko. Ntabwo nta n'umuntu habuze n'umuntu n'umwe ugirira impuhwe ngo arebe ka Gakwege, arebe ko ari akazingo, nubwo ari akaboga ari nyine k'akazingo. Agirira impuhwe koko, mwabonye ngiye kwiyenza kuri Haruna ngo ni Rudoviko n'ukuntu ari urusare, izina ry'Imana. Nta muntu wagiriye impuhwe koko. Ariko Gakwe, ukuntu wari wasinze koko n'indari kwiyongoza kukujya imbere. Ubundi se nyibwirira, ubundi ubwo nagiye kumwiyenzaho bigenze bite? Dore uwamubonye avugisha Korodina ubu uramwatatse. Baba we, ntumbwire yuko mbaye rwumva ku ruhande rumwe kubera gufuhira ruriya rukara rwa Korodina. Umva mbese, ese ko uri kumwita igikara nimugoroba wari uri kumurwanira umufuhira. Reka buriya iriya ni inzoga yamurwaniriraga, ariko se koko ngiye Gakwege uko ubizi narwanirira Korodina koko, uriya si tayipu yanjye pe. Ariko Gakwe, urabona uyu mwaka urarangira ugeze ku kigo. Muretse gato mbanze ndebe ko iki cyumweru kirangira.